Isi dutuye yagiye igira abantu batangaje kubera ibyo bakoze. Hari abo wumva amateka yabo cyangwa se wasoma inkuru z'ubuzima bwabo ukibaza niba ari filime. Muri abo harimo El Chapo, umucuruzi w'ibiyobyabwenge wamenyekanye ku isi. Leta z'ibihugu zahagurukiye guhiga maze bikarangira atawe muri yombi mu mwaka wa 2019. Uretse ibiyobyabwenge, El Chapo yagiye anashinjwa ibindi byaha birimo umutekano muke, ubwicanyi, ruswa n'andi manyanga yose akorerwa muri ubu bucuruzi. Ibi byose byatumye abamwe mu bantu bahigwa bukware kuri iyi si. Joaquin Archivaldo Guzman Loera, uzwi nka El Chapo, bisobanura umuntu mugufi, ni umucuruzi w'ibiyobyabwenge w'umunyamegizike wari ukuriye itsinda cyangwa se umuryango w'amabandi n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge witwa Sinaloa Cartel, ukaba umwe mu miryango ikomeye ku isi mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Joaquin Archivaldo Guzman Loera yavukiye mu gace k'icyaro kitwa Badiraguato, agace gasanzwe kazwiho kugira amabandi kabuhariwe mu gucuruza ibiyobyabwenge, gaherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Mexique. Yavutse mu 1957, gusa itariki n'ukwezi yavutswemo ntibizwi neza. Bamwe bavuga ko yavutse ku ya 4 Mata mu 1957, abandi bakavuga ko yavutse ku ya 25 Ukuboza mu 1957. El Chapo yavukiye mu muryango ukennye cyane kuko papa we yahohoteraga mama wabo kandi nawe acuruza ibiyobyabwenge. Akiri ingimbi, El Chapo yirukanwe n'umuryango we ngo ajye kwishakira ubuzima bitewe n'ubukene bwari bwugarije umuryango we. Ku bumenyi buke yari afite bigendanye n'uko yari yaracikirije amashuri mu bwana bwe, yabonye ko icyamufasha kubaho ari ugukurikira umwuga we wo gucuruza ibiyobyabwenge. Ibi byatumye atangira guhinga marijuana kugira ngo ajye ayigurisha abone udufaranga duke two kwikemurira ibibazo bye no kwibeshaho nk'umuntu wari umaze kwirukanwa mu muryango. Mu mpera z'1970, El Chapo wari umaze kuzobera mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge yahise atangira gukorana n'undi mucuruzi ukiri muto wari utangiye kuzamuka witwa Hector Luis Palma Salazar. Guzman yagenzuye urujya n'uruza rw'ibiyobyabwenge biva mu karere avukamo ka Sinaloa, agace gakomeye mu gucuruza ibiyobyabwenge mu burengerazuba bwa Mexique, aho ibiyobyabwenge byoherezwaga kuva mu majyaruguru bikagera mu mijyi no mu nkombe zose zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite imyaka 25, El Chapo wari utuje ariko azi ubwenge yagenzuraga ibikoresho n'undi mwami w'ibiyobyabwenge, Miguel Angel Felix Gallardo, washinze agatsiko k'amabandi gacuruza ibiyobyabwenge kitwa Guadalajara. El Chapo yakomeje kugira agaciro gake, ariko igihe shebuja yari amaze gutabwa muri yombi azira kwica umukozi w'umunyamerika ushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge DEA mu 1985, El Chapo yahise agaragara nk'umwe mu masura mashya kabuhariwe mu gucuruza ibiyobyabwenge. Mu 1989, ubwo boss we yari amaze gufungwa, agatsiko cyangwa umuryango wa Guadalajara watangiye kuzamo ibibazo biganisha gusenyuka, maze El Chapo ahita ashinga umuryango we awita Sinaloa. Mu 1990, El Chapo yari umwe mu bantu bashakishwa cyane n'inzego z'umutekano zishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge muri Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinaloa mu gihe gito ishinzwe yaje kumwe mu miryango ibarizwa muri Amerika y'Amajyepfo icuruza kokaine nyinshi mu butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyaterwaga n'uburyo bushya uyu muryango wagendaga uzana bwo kwinjiza ibiyobyabwenge muri Amerika, burimo nko kubicisha mu bitembo cyangwa tunnel bari baracukuye hagati y'umupaka wa Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se kubipakira muri za kizimyamoto tuti bagiye mu mirambo no mu bikarito byanditseho ko ari insenda bagemuye. Si kokaine gusa yacuruzaga, kuko yanacuruzaga ibindi biyobyabwenge nka marijuana, heroine na methamphetamine. Ibi byose yabigezeho akoresheje imitwe y'abagizi ba nabi myinshi yari yarashinze yitwaga Los Caos, Los Texas, Los Lobos na Los Negros, kugira ngo imufashe kurindira umutekano ibikorwa bye. Bikeka ko umugabo yaba yarakoze ubwicanyi bw'abantu babarirwa mu gihumbi muri Mexique, yaba bamufashaga cyangwa se nabo babaga bahanganye. Mu 1993, El Chapo yafatiwe muri Guatemala yoherezwa muri Mexique. Agezeyo yaraburanishijwe agirwa umwere ku byaha yaregwaga by'ubwicanyi, ariko hamwe n'icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge no gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ahita akatirwa imyaka 20 y'igifungo muri gereza acungiwe umutekano ku rwego rwo hejuru. Ku bw'ingurane ya ruswa, abayobozi ba gereza bamurikiye uburenganzira bwo gukomeza kuyobora umutwe w'abagizi ba nabi. Maze mu mwaka wa 2001 yaje gucika gereza abifashijwemo n'abacungagereza yahaye ruswa, kuko iperereza ryakurikiyeho ryerekanye ko abakozi ba gereza bahawe ruswa maze bose barafungwa, harimo n'umukuru wa gereza witwaga Warden.
mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21, El Chapo yafatwaga nk'umuyobozi wa kokayine na marijuana byacuruzwaga muri Amerika biturutse muri Colombia na Mexique, ndetse akaba ari winjiza metamfetamine mu kizwi nka Asia Mexique USA Triangle. Bisobanura ko metamfetamine yakorerwaga muri Mexico ikoreshejwe imiti cyangwa chemicals iturutse muri Amerika, none ikajyanwa gucuruzwa muri Amerika nanone. Mu mwaka wa 2009 ikinyamakuru Forbes cyavuze ko afite umutungo ugera kuri miliyari 1, kandi konti ze zimwe zikaba zerekana ko Sinaloa yinjiza asaga miliyari 5 ku mwaka. Muri Mexique abantu bamwe bamufataga nk'intwari, abandi bakamuririmba mu ndirimbo zisingiza ibiyobyabwenge. Guverinoma ya Amerika yaje kubona ko El Chapo ari cyo kintu kibanze mu ntambara yo kurwanya ibiyobyabwenge, maze mu mwaka wa 2004 guverinoma ya Amerika yatangaje igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika ku muntu watangaza amakuru yatuma El Chapo atabwa muri yombi ashinjwa ibiyobyabwenge. Mu mwaka wa 2012 Minisiteri ishinzwe ububitsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishe Guzman, umucuruzi ukomeye ku isi mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Yasabye itegeko rigenga ibiyobyabwenge by'amahanga Kingpin ko ryahagarika imitungo yabo mu muryango we ibarizwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2006 igitero simusiga cyagabwe ku bucuruzi bw'ibiyobyabwenge bikozwe n'ingabo za Mexique cyatumwe hafatwa abacuruzi benshi, ariko El Chapo n'agatsiko ke bararusimbuka ntibafatwa. Nyuma y'igihe kinini yihishe, El Chapo yaje gufatirwa muri Mazatlan muri Mexique muri Gashyantare mu mwaka wa 2014 biturutse mu gikorwa gikomeye cyamaze icyumweru cyose ku bufatanye bw'ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge DEA n'igisirikare cya Mexique. Mu ijoro ryo ku ya 11 Nyakanga, El Chapo yongeye gutoroka gereza ya Altiplano yari hafi ya Toroka anyuze mu buvumo bwari munsi y'ubwogero bwo muri gereza bwanganaga na kilometero 1.5, maze ahingukira mu nzu iri ku ruganda rwe. Yatangiye guhigwa bikomeye, kandi hatangira gukorwa amaperereza ku kuba n'abufatanya cyaha bwabayeho kugira ngo yongere acike gereza. Uku gucika gereza kwe kwabaje Perezida Enrique Pena Nieto wa Mexique, wari waragize uruhare rukomeye mu guhashya abacuruzi b'ibiyobyabwenge. Muri iki gihe El Chapo yagiranye ikiganiro kibanga n'umunyamerika ukina filime witwa Sean Penn kugira ngo akine filime ivuga ku buzima bwe bwite bwa El Chapo. Ku ya 17 Ukwakira mwaka wa 2015 byatangajwe ko El Chapo yakomeretse mu maso no ku kaguru ubwo yacikaga igitero cya gisirikare cya Mexique cyari cyamugabyeho ku musozi wo mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Mexique. Ku ya 8 Mutarama mwaka wa 2016 byatangajwe ko El Chapo yafatiwe muri Los Mochis, agace ko muri Sinaloa, nyuma yo kurasana hagati y'abashinzwe umutekano n'amabandi. Nyuma y'umwaka umwe yoherejwe muri Amerika, aho yashinjwaga ibyaha bitandukanye birimo gucuruza ibiyobyabwenge, kunyereza amafaranga no kwica abantu. Urubanza rwe rwatangiye Ugushyingo mu mwaka wa 2018, maze mu mwaka wa 2019 ahamwa n'ibyaha byose yashinjwaga, maze ahanishwa igifungo cya burundu. Bikekwa ko Guzman yaba yarashyingiranywe n'abagore 3, kandi akaba se w'abana hagati y'9 na 13. Mu bana be bivuga ko uwaba yarakurikiye inzira ya se yo gucuruza ibiyobyabwenge yaba ari uwitwa Ivan Guzman, bitewe n'ukuntu akunda kugaragara mu modoka zihenze, ahiga inyamaswa n'ibitaramo bikomeye ahoramo nk'uko abisangiza ku bantu ku mbuga nkoranyambaga ze. Ngaya amateka y'ibandi rikomeye cyane ryabayeho mu mateka y'isi ryacuruza ibiyobyabwenge ku rwego ruhambaye, gusa byaje kurangira akatiye gufungwa burundu. Joaquim Akivaldo Guzman Loera, uzwi cyane nka El Chapo, wafashwe hifashishije abasirikare barenga 3500. Mbashimiye ko twabanye muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, ukande like, ukore na comment, ukore na share kugira ngo tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Nge nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.